Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru, Imana itugiriye neza kugira ngo twongere dufatanyirize hamwe ijambo ry'Imana. Muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Banza Bigite Honeste. Dushimiye Imana rero, kandi Imana yacu ni Imana y'ineza n'Imana y'icyubahiro. Munyemere dufatanyirize hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva. Turasoma mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 7. Turasoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 3 dusome ku murongo wa 7. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kandi nzi imibabaro yabo, kandi manuye no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari, igihugu cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakenani n'Abaheti n'Abamoni n'Abaferezi n'Abayebusi n'Abahivi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure mu Egiputa ubwoko bw'Abisirayeli. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. N'aya magambo ngira ngo nkubwire, ngira ngo nanjye nibwire muri uyu mwanya umwe Imana duhaye. Nshaka kubwira ko gutaka kwawe Uwiteka Imana yarakumvishije. Imana ishimwe, haleluya. Intego y'ijambo ushaka kugira ngo tuganire nuko gutaka k'umukiranutsi Uwiteka Imana yakumvishije. Imana idufashe. Reka nsubiremo. Gutaka k'umukiranutsi Uwiteka Imana yarakumvishije. Nta nubwo Uwiteka Imana ajya yirengagiza gutaka kw'abantu bayo. Imana idufashe. Dusomye aya magambo ntabwo turajya cyane mu mateka, ariko tuzi ko Abisirayeli bajyanywe mu gihugu cya Egiputa bajya gukoreshwa uburetwa ubwo bari baracumuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Ariko Imana yacu ni Imana y'urukundo, Imana yacu ni Imana y'inyembabazi, iza gufata icyemezo cyo kugira ngo yongere ibacungure ibakure mu gihugu cya Egiputa. Nibwo Imana yahagurukije Mose kugira ngo ajye gukura ubwoko bw'Abisirayeli mu Egiputa. Imana idufashe. Ndi kugira ngo nawe mu gihe nk'iki ngiki Imana niguhagurutse kugira ngo ukore mu gihe gisa nk'iki ngiki, kuko Mose Imana yaramuhagurukije ubwo byari bikomeye, Abisirayeli bari gutaka bari mu mibabaro, ariko Imana iramuhagurutsa. Ndi kugira ngo Imana yongere ihagurutse abakozi mu gihe nk'iki ngiki, abari bacitse intege, abari bacogoye. Imana yongere ihagurutse abakristo bongere bahamye Kristo ku manywa na nijoro. Imana idufashe. Hano rero amagambo ngira ngo tuganire navuze, Uwiteka Imana Nyiringabo yumvishe gutaka k'umukiranutsi. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yirengagiza gutaka k'umukiranutsi haba ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa. Imana idufashe. Abisirayeli bari mu Egiputa bakoreshejwe imirimo y'uburetwa, barataka n'umubabaro, ariko Imana irabumva. Nkubwire ngo nawe nubwo ufite ibigutakishije, nubwo bifite ibiguhagaritse umutima, ariko ndashaka kubwira yuko Uwiteka Imana Nyiringabo yumvisha gutaka kwawe. Imana itugirire neza, kandi Imana yacu idufashe, kandi Imana itugirire neza. Umurongo w'epfo watubwiye ngo kandi manuye no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Sinzi ubuzima ubayemo, sinzi ibigutakishije muri iyi minsi ya none. Ese ni urushako rugutakishije? Ese ni ubushomeri bugutakishije? Ese utakishijwe n'akazi urimo kakugoye kakuruhije? Sinzi biri kugutakisha, ariko hamagara, wenda hari uwakumva. Hamagara Uwiteka Imana Nyiringabo yakumva, kumva kugira neza kwawe. Ikintu cya mbere Imana ishaka, ijambo ryarambwiye ngo ntabwo ugutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo nerwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwatumye Imana itureka. Icya mbere kugira ngo utake Imana ikumve ni ukubanza kwiyuzuza n'Imana, ni ukubanza kwiyeza, ukitunganya, ukiboneza, ugaca bugufi, noneho ugashyira ibyiringiro byawe mu Mana. Imana ishimwe. Noneho Yesu Kristo, Imana Data wa twese, ikabasha kumva gutaka kwawe nk'uko Abisirayeli batatse bakarira bakaboroga. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ijya yirengagizwa ijwi ry'umukiranutsi, ntabwo Imana ijya yirengagiza gutaka no kuniha no gusuhuza umutima k'umukiranutsi. Ndagira ngo utangarize muri uyu mwanya ko Imana yumvishe gutaka kwawe. Imana ishimwe. Nubwo wenda wabona utinze gusubizwa, nubwo wabona utinze kuvanwa muri iyo mibabaro n'akaga n'amakuba, ariko ntabwo bikuyeho ko Imana itumvishe gutaka kwawe, ahubwo guma mu birindiro. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yahagurukije Mose, abwira umukozi w'Imana Mose ngo nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye. Imana yacu nidufashe, kandi Imana itugirire neza. Hari byinshi bikubabaje muri iyi minsi wowe uziranye n'Imana yawe. Hari ibyo uzi bikubabaje, hari ibyo abantu bakuziho, hari n'ibyo nawe ku giti cyawe wiziho. Ariko ndashaka kubwira yuko Imana yacu ntabwo ihinduka. Imana yatabaye Abisirayeli ikabakura mu gihugu cya Egiputa, ikabakura mu buretwa bwa Farawo. Iyo Mana yacu ntabwo ihinduka.
Imana ishimwe kandi Imana ishirwe hejuru. Haleluya. Ndi kugira ngo ugire ibyiringiro mu Mana, umenye yuko Yesu Kristo uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Gira ibyiringiro mu Mana. Nubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire, imyaka myinshi, imyaka 400 bari mu buretwa bashikamiwe n'Abanyegiputa, sinzi iyo kigutakisha. Ese umaze igihe kingana iki uvuza induru? Hari igihe umuntu avuza induru icyumweru kimwe akumva byacitse, hari igihe umuntu avuza induru amezi 2 cyangwa 3, ariko ndashaka kukubwira ko nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe. Nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Ntabwo ari igihe cyawe wishyiriyeho, ahubwo ni igihe cyashyizweho n'Imana. We cy'Imana igushakaho ni ugukiranuka, ukihana, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, noneho ugahanga amaso ku musaraba, ugategereza isaha y'Imana. Komeza utake. Umuririmbyi yaravuze ngo taka wenda hari uwakumva. Imana nitugirire neza kandi Imana idufashe. Nimukomere bakristo, nimushikame. Turi mu gihe dukwiye guhamya Imana. Twagiye tuvuga Imana nk'Imana ishobora byose, twagiye twatura Imana nk'Imana ifite imirimo n'ibitangaza ikora abantu bayo, twagiye tuvuga Imana nk'Imana irinda abantu. Rero ntabwo uyu munsi wa none amaboko y'Imana abaye magufi ku buzima bwawe. We kuvuza induru, we gutakamba, we kujya guta ibitabapfu, we kujya kwiyanduza mu banyamahanga, ahubwo mureke duhanga amaso ku musaraba. Uwiteka Imana abwira Mose ati, numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye, numvishe akababaro k'ubwoko bwanjye, noneho manuwe no kugira ngo nze kubarengera, manuwe no kuza kubatabara. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza, kandi Imana yacu tuneshereze. Niyo mpamvu ngira ngo muri uyu mwanya wowe wumvira ijambo ry'Imana, jya nkwingingire kugira ngo Imana ishobora byose ikugirire neza, Imana igushoboze, Imana ikuneshereze. Hamagara Imana, takambira Imana, kandi Imana yacu ntihinduka. Yesu Kristo ko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Abisirayeli batatse igihe kirekire, ariko igihe kigeze cy'Imana, Imana ibakura mu Egiputa, ibakuzaho imbaraga zikomeye. Komera rero, shikama, hanga amaso ku musaraba. Nta joro ridacya. Imana idufashe. Mu gicuku cya nyuma Imana yaritamuruye itabara Abisirayeli. Sinzi ibicuku mazemo iminsi, niba ari igicuku maranyemo umwaka cyangwa imyaka 2, ariko komera, tegereza Imana yawe, hanga amaso ku musaraba. Imana itugirire neza. Imana twatuye, Imana y'inyembaraga, Imana ikomeye. Ntabwo tugeze igihe cyo gusuzuguza Imana ngo dufate Imana nk'Imana idashoboye. Imana yacu irakomeye. Rero nimuhanga amaso ku musaraba, mutegereze igitondo gihoraho, igitondo cy'ibyiringiro. Haleluya. Kuko nzi neza ko abategereje Imana bashikamye, bayirinze kwiyanduza. Iyi minsi abantu bari kwiyanduza, bari gusaya mu byaha, bari kuvuga Imana nabi, ibyiringiro byabo biraheze. Ariko ndashaka kubwira yuko Uwiteka Imana yumvishe gutaka kwawe, nibiri mu mwanya wo gukiranuka, kandi Imana yiteguye kuza kudusubiza. Imana yiteguye kuza kudutabara, kandi tuzi ko igihe kimwe tuzahagarara tugashima Imana, tukavuga imirimo n'ibitangaza by'Imana, tukazavuga ineza y'Imana. Imana nitugirire neza, rero Imana idufashe. Kadusenga Imana. Narindi kugukomeza. Komera, ntago byacitse. Si we wa mbere uhuye n'ibyago n'amakuba, si we wa mbere uhuye n'ikigeragezo, si we wa mbere uhuye n'ubukene, si we wa mbere uhuye no kuburara, si we wa mbere uhuye n'amadeni, ariko tuzi ko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Ndagushimiye Data, uri Imana ishobora byose, uri Imana idahinduka, uri uwa mbere kandi ukaba uw'imperuka. Abisirayeli baratatse urabumva. Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka Imana ngo amanurwa no gutabara ubwoko bw'Abisirayeli mu izina rya Yesu Kristo. Mbere ya byose tweze udutunganye, weze ubwoko bwawe, weze abantu bawe Mana, umanukire gutabara abantu bawe. Abantu baratatse, abantu bari kuvuza induru, abantu bari kubona ibintu byacitse, ariko dufite ibyiringiro ko na nyuma ya zera Imana yacu ikora. Mana, nutabara abantu bawe, nurengera abantu, kure igisuzuguro ku itorero ryawe, kure igisuzuguro ku bantu bawe, kandi mu gihe gikwiriye Kristo tuzashimira izina ryawe. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu, amen.